Ibihe byiza nshuti bavandimwe bakunzi ba CEI Empire TV nongeye kubasuhuza no kuri YouTube channel ya CEI Empire TV nsoza n'abadukurikiye ku zindi platform zacu zigiye zitandukanye za CEI Empire TV kuri uyu wa gatandatu ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 Federation ya Karate mu Rwanda ifatanyije na Sensei Nkuranyabahizi Noel umutoza wa karate ku rwego mpuzamahanga ndetse na Sensei Kamuzinzi Christian umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda batanze amahugurwa kuba toza umukino wa karate guhera kuri ceinture noire kuzamura ubwo ni ku mukandara w'umukara aho bahuguye abarenga 80 bari bitabiriye aya mahugurwa mu rwego rwo gukarishya ubumenyi. Aya mahugurwa yaraya abakoci gusa, aho aya mahugurwa yatangiye ku isaha ya 2 asoza ku isaha y'isa 9 n'igice. N'amahugurwa yafashe umwanya munini ariko higiyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Sensei Noel yakomeje kugaragaza ko umukoci adakwiriye kwigisha gusa imigeri, ibipfunsi cyangwa se n'ibindi bijyanye na pratique gusa, ahubwo bakwiye no kujya bigisha abana bakabanza kubategura. Anerekana ko aba bana n'ubumuga nabo bahawe ikaze kwiga uyu mukino wa karate. Yabasobanuriye ko hari uburyo bwo gufasha abana ukwabo, hakagira uburyo bwo gufasha n'abakuze ukwabo, by'umwihariko n'ababana n'ubumuga bakagira uburyo bafashwamo ariko bakabasha kwiga uyu mukino wa karate. Yaboneyeho no kugenda ashishikariza abakaratika kujya batanga imyitozo ifasha abakiri bato n'abandi bagiye batandukanye gutegura mu mutwe mbere yuko babanza kuba babigisha ibigiye bitandukanye bisanzwe bikinwa muri uyu mukino wa karate. Umwe mu basensei bitabiriye aya mahugurwa, Sensei Hakizimana Aloys, agaragaza ko aya mahugurwa atarasanzwe. Aya mahugurwa ari amahugurwa yigiyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, asobanura byinshi byabereye muri aya mahugurwa. Reka tumwumve. Murakoze cyane. Nitwa Sensei Aloys Hakizimana, abandi 3e dan, abandi n'ubusifuzi ku rwego rw'igihugu, abanoza cyane cyane amashuri, abanoza muri Fellow School Kigali, hari n'ikindi kigo nozamo bita My Childhood, abandi n'umutoza wa kabiri cyangwa se assistant muri club umenyere cyane ikunda gutwara imidari bita Hero Karate Do Club Rafiki. Ahangaha habaye isemina y'abakoci batandukanye. Ni ukuvuga ngo mu gihugu hari amaklub menshi ya karate, ariko ku rwego rwo kugira ngo tuzamure ubumenyi, niyo mpamvu twihuje cyangwa se umutoza w'igihugu yaduhuje afatanyije na Federation y'u Rwanda, aduhuje kugira ngo tube twakongera kunguka ubundi bumenyi kugira ngo tujye dutanga ibintu bimwe muri rusange. Akoze cyane ku kibazo cyiza utubajije. Urebye muri rusange umukino wa karate twahuguwemo bimwe na bimwe twari tubizi, ariko hari bimwe twibukijwe, hari n'ibindi twahuguriwe mu bijyanye na kata na kumite niyo bita kihon. Muri rusange nibyo ngibyo. Abatazi ibyo uko babyita, kihon ni technique de base, kata akaba ari mu bijyanye no kwiyerekana, kumite akaba ari mu bijyanye n'imirwanire. Aya mahugurwa ari ku rwego rw'igihugu kubera ko turi kumwe n'umutoza w'igihugu ndetse na experts wari waje kudufasha bita Sensei Noel. Urumva ni ku rwego rw'igihugu muri rusange. Urebye ibyinshi twari tubifite mu makrebe, ariko hari bimwe na bimwe tugomba kongeramo. Urebye nk'uburyo tugomba gutangira imyitozo ndetse n'uburyo tugomba kwisoza, kuko hari ibyiciro runaka ugomba guheraho utangira imyitozo, ariyo utangiramo za home up, kwigorora, stretching, hanyuma ugakurikiraho step ya kabiri yo kuba watanga technique de base arizo twita kihon, ugakurikizaho kata ndetse ukajyana kuri kumite. Ibyo byose ukabikora ugendeye ku gihe wateguye uri bwigishirize
abo ugiye kwigisha muri rusange, urumva hari byinshi twungukiyemo muri rusange. Ikibazo cyiza muri karate, ubundi karate abantu bose bemerewe kuyikina, waba ufite ubumuga wayikina, waba utafite wayikina, kuko hari uburyo batweretsemo ko umukinnyi cyangwa se umuntu ufite ubumuga agomba gukina karate bitewe n'uko ameze. Hari ce agomba gukoresha kugira ngo nawe yisange mu mukino. Yego, urumva ni ukuvuga ngo abantu bose rero bashobora gukina karate, waba uri umusaza, waba uri mutoya, bose bashobora gukina karate rwose muri rusange. Nkaba nshishikariza ahubwo n'abantu batayikina ko bakwihutira kuza muri karate, kuko ni umukino mwiza, ni umukino utuma tugira disipurine iri hejuru nubwo tuba tuyisanganywe, ni umukino utuma tugira indangagaciro zitandukanye n'indi mikino yose. Ndi mu gusoza rero nagira nshimire federasiyo yateguye iki gikorwa cyo guhuza abatoza bo mu gihugu hose, kuko ni byiza ko umuntu uri gukora muri Kigali n'uri gukorera Nyamasheke bose bagomba gukina ibintu bimwe kandi bahuguriwemo. Nshimira n'abatoza badufashije kugira ngo iki gikorwa kigenze neza, ariho head coach Christian, nshimira na mu expert turi kumwe nawe ariwe bita Sensei Noel, n'abandi mwese muri rusange twitabiriye hano, ndabashimira muri rusange, murakoze. Sensei Noel yasoje ashimira abitabira aya mahugurwa yo ku rwego rw'igihugu, anashishikariza abandi bakaratika batagiye baboneka ko basabwe kuzajya bitabira aya mahugurwa, dore ko higirwamo ibintu byinshi. Yanasoje kandi avuga ko mu kwezi kwa munani amahugurwa ku bana batoya nabo bakagira ibyo bigishwa n'uyu mu expert umaze iminsi mu bihugu byo hanze akarishya ubumenyi. Uyu expert Noel afatanyije Sensei Kamuzinzi, coach wa nationali, basoza bashimira abakaratika bose, babwira ko hateganyijwe amahugurwa agiye atandukanye azakumya gukarishya ubwenge, akarishya n'ubumenyi bagiye bafite, banababwira ko bagiye kujya bahabwa amalisanse abemerera gutoza amakirebo agiye atandukanye, kandi banavuze ko umusensei wese udafite iyi certificate atazemererwa kuba yatoza atazemererwa kuba yatoza club zigiye zitandukanye. Bivuze ko umukaratika wese cyangwa umuntu wese ufite centre noire asabwe kujya aba afite iyi certificate cyangwa iyi lisanse imwemerera kuba umutoza. Ni lisanse zizakorerwa mu byiciro bigiye bitandukanye, aho byagiye bisobanurwa ko izi lisanse zatangwa mu buryo bw'ibyiciro bigera kuri bitatu, icyiciro cya A, B and C, ariko buri wese asabwe buri wese azahera ku cyiciro cyo hasi bitewe n'amahugurwa agiye yitabira, bitewe n'ubumenyi agiye afite, akagenda azamuka kugeza ageze ku cyiciro cya C. Mu yandi makuru ya karate kandi, ku cyumweru ku itariki 22 ishyirahamwe ry'umukino njyarugamba wa karate mu Rwanda Ferwaka ryakoresheje semino yo ku rwego rw'igihugu ryari rigamije gutoranya abakinnyi b'ikipe y'igihugu yitegura amarushanwa nyafurika ya karate ateganyijwe mu mpera za Nyakanga mu gihugu cya Nigeria hariya mu mujyi wa Abuja. N'amahugurwa rero kandi yitabiriye guhera ku bana bafite imyaka 14 kuzamura, kugira ngo habonekemo abakinnyi bazaserukira ikipe y'igihugu. N'amahugurwa kandi yakoreshejwe na Sensei Kamuzinzi Christian, uyu akaba ari umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu ya karate. Ni mu rwego rwo gutegura equipe nationale ya karate ikomeye izarushaho kugenda ihangana mu bihugu bya Afrika no hanze ya Afrika. Ni kuva ku myaka 14 kuzamura rero aya mahugurwa yatanzwe, cyangwa se icyo twakwita selection, kugira ngo barusheho kugenda bahitamo abakinnyi bashoboye bazahagararira neza ikipe y'igihugu ya karate. Gusa uyu mutoza Kamuzinzi Christian yatangaje ko ari buze kuba yamenyesha itangazamakuru bamaze kuba batoranywa bazahagararira equipe nationale, cyangwa se bemerewe kuba bakina mu equipe nationale. Avuga ko ari amahugurwa yagenze neza, avuga ko abana bameze neza bari kuzamuka. Yizeza abanyarwanda ko aya mahugurwa azagumya kurushaho kuzamura impano z'abana, kandi iyo ariyo ntego nka equipe nationale bafite, kugira ngo bazamure urwego rw'abakaratika
kurushaho. Kuragezweho rero nakagaruka hano kuri CEI Empire, turagushimira wowe wabanye natwe kuva dutangiye kugeza dusoje. Ciao ciao.